ndabona ibintu bitangiye kurabura pe. Twari tumaze gutera imbere turuhingira mu nzu dufite amahegitari yarwo twaraguye n'ubuce ducururizamo. Ako ndakubwira ko ejo bundi habuze uwoga nirwanaho nari mfashwe. Kode yawe 994 byatunganye. Musore mutoya, hari ikirego cyari kiri gukurikirana cy'abantu bari gucuruza ibiyobyabwenge. Ariko mu basore twari twohereje bacu abashije kuba yabakurikirana baramucika. Urumva ko dukwiye gukaza ingufu tukongeramo abandi basore. Kubw'ibyo rero tugiye kohereza mugenzi wawe ugiye kuza mukorane kanya gato turatuguha address amafoto ye ntaho muri buhurire. Kabisa tudahinduye imikorere twese twakisanga turi muri gereza. None reka mwereke tugiye guhindura system. Iriya system yo kurucururiza mu byaro tugiye kuyireka twibande mu mujyi cyane. Noneho mugiye kuzajya mwambara neza isanishe n'abantu bo mu mujyi nyine basa neza. Iyo system urumva atari nanone byaryo. Mr. Tuna Jack. Yewa nakazi kenshi twarahuranye. Turabura koko. Sheka mu akantu wica icyaka kabisa. Uramzaye. Kandi yakugiyeho. Bagiye kwicaranya nawe. Aka kazi kacu se. Unafite n'icyaka ariko. Hanze ukunde kumbe. Karengetse. Abundi. Ira misoni. Anjye ari byo nabanze kwiga nyine. Ntabwo twanze kabinonosora. Nawe ugasamo ubwenge bwawe. Yabiso ari imyoza ku rwose. Ndetse mwe gukumira. Nari mbafite guke neza banshika akantu ariko natangiye kumenya ndapereza neza. Nanjye kumenya ukuntu barucuruza aho baba bari none ahantu bakorera kunzu kuye. Bashaka kwakwereka tuzagera biplan y'inkumwamere. Ntabwo nzi ko wihuye nabo neza. Mba nkubwire iki kirego cyacu kimaze igihe usibye ko nyine dukeneye umuntu ugomba kunyungana tugakora akazi neza. Iyo ubwo naje tugigo neza. Duhaye iminsi 2 cyangwa 3 twabonye. Ariko ikibazo twebwe hari amafoto twabashije kubona ariko ntitwamenya abakorera. Ntabwo twamenya abakorera. Rero ubundi bizabamenya. Abo twanjye baza kuyanyerekanya rebe. Rero tunagufasha cyane. Ndetse mubwire aka kazi kacu tuba tugomba gukora ku buryo nta muntu wamenya purani z'akazi kacu gukora. Niyo mpamvu yana kuzana gushyira ameze yarapfuye agantu ni heza. Ikintu nakwemereye ni kimwe ahantu hatuje gutya bagira n'inzoga nziza gupanga akazi kacu. Yewa wa manda wa Kenya noneho ngubu ufasha kuri 15 ukazamuka kuri 30 uriya muhanda urawubona. Izana niba abapusha hano abapusha nibo bakorera. Urabona umanutse ahandi kuri 235 kuri uriya hajya munsi y'ujya 14 ndahabona wa muhanda ucunze neza ukabaneka usanga ari wo bakora. Noneho hari ukuntu bajijisha ugasanga ni umwana afite ibikapu kugitamukye ukajya ngo ni umunyeshuri neza. Ariko njye ntabwo yacika umwana tugomba no kwijisha ngo yigize iki ntabwo ngi yanci. None kujya mwereke neza ukuntu plan zifashe. Hari amafoto ariko afande mu kuyanyereka nanjye ntarebe nyira amafoto yageze rero afande mukuru banza tayakweze ko ndafite nta kibazo naza kwakwereka. None tugomba kuneka neza tukamenya aho baruhinga aho barutunganyiriza mu nganda zabo ahantu twamenye neza twamena batayo tukabafata cyangwa se icyakoro reka tuza kujyayo umwe muri twe ajye akurikiwe waba nitubafata neza kuri wa muhanda wa Kenya ahamenye neza aho tugomba kuba basa.
noneho ukuntu tugiye kubigenza tugiye kujya kuri wa muhanda wa 15 tuzamuka kuri 30. Sambe genda habona. Hano niho bakorera niho yewana irigara yawo bacuriza bya bikosha ibyaho. Hano niho twaho Uze amafoto yawe wari ufite tubimenye. amafoto hariya nge ndabazi neza ubu tugiye tuhabasanga. Akakana rero niko nakubwira karasa neza nk'akanyeshuri. ndetse ngakurikiyeho gato Ukurikirana wowe n'ibiri kimumbwiyaga. Wiruka Ndakurikira. polisi Nanjye nakubwiza. va